Yes, reka tubasuhuze kandi dukomeze tubifurize kugira ibihe byiza mwe mwese inshuti bakunzi ba Radio ya Diaspora One Nation Radio mutwumva ndetse mukanadukurikira muciye kuri y3.1nationradio.org ndetse kandi bamwe munadukurikira munatureba kuri YouTube channel yacu ariyo One Nation Radio. Nitwa Simeo Muhumuza. Uyu munsi nagize amahirwe yo kongera kuganira na Reverend Pasteur Dr Antoine Rutayisire. Ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye kuri iyi radio, ni kenshi tuganira. Ni umugabo ukunze kuduha ibitekerezo bitandukanye kandi mpamya ko byubaka benshi. Tubahaye ikaze kuri One Nation Radio nanone Reverend Pasteur Antoine. Murakoze. Yego, ngira ngo mpise nihuta. Harabura amasaha makeya kugira ngo mufate rutema ikirere mugiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugendo mugiyemo ruteye rute, intego yarwo ni iyihe Reverend Pasteur? Urugendo ni ku butumire bwa RCC cyangwa Rwanda Christian Coalition. Ni ihuriro ry'abanyarwanda, ngira ngo ni nk'ubwa karindwi niba nibuka neza bagiye gukora iryo teraniro ryabo bakora buri mwaka, ndetse ngira mu mwaka ushize kubera yuko twari mu gihe cya corona kimeze nabi, ariko ubundi ngira ngo inshuro ya gatandatu nagiyeyo. Hari n'ubundi rimwe nigeze kujyamo. Ni ihuriro ry'abanyarwanda bagerageza guharanira bakoresheje ijambo ry'Imana, guharanira ubumwe, ubwiyunge bw'abanyarwanda n'ubufatanye bundi bitagarukira kuri ibyo ngibyo. Ntabwo nabuvugaho cyane kubera yuko ngewe nk'umutumirwa ntabwo ndi buri ba fondateri, ariko ubundi iyo umuntu agutumiye ugerageza no kumumenya kugira ngo utazajya aho utagomba kujya. Ngira ngo rero nibyo tuzaba tugiyemo ku itariki ya 3, iya 4 n'iya 5 South Bend muri Leta ya Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, Reverend Pasteur Antoine, iki gikorwa nkuko n'undi mubivuze ni kenshi mu kitabira. Ku nshuro ya 5 mwariyo guhari muri 2019 2020 hazamo ibibazo bya covid, ariko nabwo igikorwa mwitabiriye ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga. Uyu umunsi kigiye kuba muri uyu mwaka ku nshuro ya 7, nubwo muba muri yo nk'umuntu watumiwe ukigisha cyangwa se ugaha ikibwiriza abakristo baba bitabiriye kiriya gikorwa, ariko nanone birashoboka ko namwe mushobora kuba hari ibyo mwungukiramo mu gihe cyose mwitabira iki gikorwa. Ni iki ku giti cyanyu mubaze kungukira muri kino gikorwa? Burya iteka ryose iyo uhuye n'abantu bari hamwe mugahura muri benshi, uvuze ko ntacyo wungukamo, ubwo waba nyine uri mu kerarugendo. Uretse ko na mu kerarugendo uzi kwitegereza iteka ryose aho agiye yunguka ikintu. Icya mbere nungukiramo ni sinzi uko nabyita conviction. Abanyarwanda bafite yo kubaka igihugu cyabo bigutera imbaraga, kumva yuko utari wenyine, kumva ko hari n'abandi babitekereza, kumva ko hari n'abandi babiharanira. Cyane cyane ko ni ikibazo ubona abanyarwanda benshi no kubabona baba benshi mu kubyitabira ni ikintu cyiza, cyane cyane nk'abanyarwanda bari hanze y'igihugu ubona ari ikintu cyiza. Cyane cyane ko muri biriya bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'ahandi usanga kenshi ariho hazi imitekerereze, kuko biriya ni ibihugu bibamo ibintu byo kwitekerereza, byo kuba wanavuguruza abandi, byo bita freedom of speech. Ugasanga rero rimwe na rimwe muri iyo freedom haza muri ibintu byo kutumva ibintu kimwe, byo kutumva no kudashaka kubyumva. Rero iyo ubonye abanyarwanda benshi muri ako gace bagenda bunguka imyumvire myiza, ntabwo wabura kunezerwa. Yewe biranezeza cyane kubibamo, cyane cyane ko ibintu by'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bimba ku mutima. Nubwo bamwe bibwira ngo ni ukubera leta cyangwa n'ibindi, ariko ngewe nkora ibyo nemera, nkora ibyo nkunda. Yego, ngira ngo aho ni naho naringiye guhita njya. Dr Antoine, ngira ngo mubisobanura kenshi mu biganiro mukora. Iki kibazo nta nubwo ari ubwa mbere mugiye kucyumva, ariko nubwo mubivugaho kenshi kugezana n'ubu hari abakristo bamwe biganjemo muri diaspora, ukurikije wenda batera comments, iyo urebye aho baba baherereye ku biganiro byanyu, abenshi usanga ari abari hanze y'u Rwanda, bavuga ko ibyo mwigisha
mu bivanga na politiki ndetse ari leta iba yanabatumye aho kwigisha ijambo ry'Imana. Ni iki kugeza na n'ubu mushaka kubwira abantu? Birashimishije cyane kubera yuko muri 90 reka mbanze nihere ku byanjye. Nasohoye igitabo gishobora no gusobanurira abantu aho mvuye, cyitwa Reconciliation is my lifestyle. Yego, cyarasohotse kiri hanze, cyane cyane abari muri Amerika bashobora no kukibona, bagiye kuri Amazon bakibona bakakigura. Jewe nakuriye mu Rwanda, navukiye mu Rwanda rw'amacakubiri. Data bamwishe muri 63, 73 banyirukana mu ishuri, 83 nari umwarimu muri university barandinganiza njya kwigisha muri Tronco. Umwaka wakurikiyeho narakijijwe, maze gukizwa mfata icyemezo, ndavuga ngo number 1, iyi mibereho y'abanyarwanda bangana, iyi mibereho y'abanyarwanda irimo amacakubiri, ntabwo ngewe nzayijyamo. Nafashe icyemezo cyo kuba proactive, nkaba positive, nkatekereza neza, nkifuza ibyiza, nkashaka ibyiza kuri buri muntu. Rero ndibuka ubwa mbere nigishije ubutumwa nk'ubwo nigisha muri kino gihe, hari muri 87, hari kuri leta ya Habyarimana. Mpagarara mu rusengero mbwira abantu ngewe nakuze nanga Abahutu, ariko Yesu yinjiye mu mutima wanjye anyigisha ko nta mwanzi ngomba kugira, ko n'abanzi banjye ngomba kubasabira umugisha. Narangire ndavuga nti ku musaraba wa Yesu niho hari igisubizo. Ye baba we, narabyigije mbona urusengero aho kugira ngo ruhambuke mbona rurimo rurakobana. Sotse barambwira ati ko wisha ubutumwa, wari wavuze ubutumwa bwiza bw'umusaraba wa Yesu iyo utongera mu politike. Ndabwira ntariko biriya nashyizemo si politike, ni ubuzima bwanyu. Benshi muri mwebwe nabo arimo kunyumva n'ubu, benshi muri mwebwe mu bitsinzangano z'ubuhutu, abandi mu bitsinzangano z'ubututsi. Ntabwo tuzubaka igihugu kirimo izo nzangano. Urumva hari 87. Yego, 90 inkotanyi zirateye, 94 jenoside yakorewe Abatutsi irabaye. Ibyo nababwiraga bahita babibona yuko byari ukuri. Abenshi tubitse udupfunyika twa kabutindi twadusenyeye, dushobora no kongera kudusenyera igihugu. Rero nafashe icyemezo, wanyita umunyapolitike, wanyita umudayimoni, wanyita umupastori wapfubye nk'uko benshi babivuga, ngewe intego y'ubuzima bwanjye ndayizi, icyo nifuza gituma nkora biriya ndakizi, kandi nzeza ku munsi w'amateka, umunsi Yesu azaca urubanza, ashobora no kuzabimpembera. Icyo rero ntabwo babintera. Hari abavuga bati buriya leta niba yamutumiraga ahubwo musetse, wenda tubiveho tujye ku kindi kibazo. Yego, muri 94 tugisohoka muri genocide yakorewe Abatutsi, nabwirizaga ubu butumwa, nkajya ku masitade nkabwira abantu nigewe umwana w'interahamwe ntabwo ari interahamwe, interahamwe zakoze ibyaha ariko umwana w'interahamwe. Abantu bavuga ati uyu mugabo believe it or not, wenda ushobora kubyemera cyangwa ntubyemere. Hari n'igihe bankozeho ankete. yego, baravuga ati uyu ni interahamwe yiyoberanije, yigira umucikacumu, umugisha nagize nuko babihaye wagomba gukora ankete, ni mugenzi wanjye twiganye. Aravuga ati uwo mugiye guta umwanya mukora ankete kuri Antoine, ati wenda muzavuge ko yatoromatije, ko yagize ihahamuka, ariko uyu turamuzi, ahubwo umuntu wabaha amateka y'ibikomere by'iki gihugu. Nta kintu na kimwe cyabereye muri kino gihugu kitamubayeho. Ankete barayireka. Ariko ubundi impamvu bari babitekereje niki? Ngewe navugaga ibintu abantu batamenyere. Ahubwo ni ngewe umuhutu utarakoze jenoside ntimukamwita umujenosideri. Umwana w'interahamwe ntabwo ari interahamwe kireka nimuyigira. N'ubu ndacyabivuga. Kubera iki? Nge nshaka igihugu cy'umunyarwanda, ukunda undi munyarwanda, ukosa tukamukosora, utekereza nabi tukamukosora, ariko ibintu byo kwirirwa b'inzangano wanga abantu uzanyita umunyapolitike rero nta kibazo nzagiramo. Icyo gihe rero ikintu kigusetsa, abantu baratangiye kuvuga uyu mugabo muzamubona ari muri gereza. None mu 99 wakoze komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, bumva ndi mu bakomiseri bati ni FPR yari mutumye kuvuga biriya. Urumva? Yego. None umunsi baracyabivuga, ahubwo nuko leta niba yajyaga intera kashi baravuga ngo mba nari amafaranga ya FPR abashaka bazandangiye aho aba nanjye bakampaho, none nkajya mbivuga koko banantumye. Yego. Ariko rero ibyo si byo ngeneye. Yego. Nge nzabivuga nta wantumye, nihagira n'untuma nzabivuga. Yego. Kuko nawe muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge hari igihe nabivugaga abantumye. No kuvuga ko uvuga ibyo wizera rero. Yewe mvuga ibyo nemera, mvuga n'ibishingiye mu byo nizera, kuko ubumwe n'ubwiyunge bwubakiye muri Bibiliya. Yego. N'imbaraga zabyo ziragaragara muri Bibiliya. Rero nibyo nemera, ariko sinkeneye ko n'abantu banyemera. Yego. Ariko nanone aha ubwo nahita nifuza comment yawe. Hari
n'ubundi abavugabutumwa tujya tubona bamwe usanga bajya no muri politiki bo mu buryo bweruye ndetse akanabivamo nyuma. nka perezida wa Malawi ni umupasitori. Yego, ubundi hari icyo bitwaye se wenda kuyobokamana ku muntu uri mu bintu by'iyobokamana, wari umupasitori cyangwa umupadiri, kuba yashinga ishyaka cyangwa se kuba yajya muri politiki, kugira ngo n'abadukurikiye babyumve. umva ntabwo ngewe njya nemera umupasitori washinze ishyaka. Yego, ariko ari Imana ibikubwiye Yesu, neka niyo guca imanza zirenze. ariko nk'ubu ngubu ngize gutya nkajya mu ishyaka runaka, byangora cyane ko abo mu yandi mashyaka banyibonamo. nubwo ngewe banyitirira ishyaka runaka, wenda mvuge mu Rwanda abantu benshi bazi ko ngo ndi umu FPR, ariko FPR si abanzi bangiye, ariko nta nubwo mbarwanya, ariko nta nubwo ndi umumambure wabo. yego, kuba bafite ideoloji nshobora kwemera cyangwa nemera, ni kuvuga ngo nshobora nkaho ntabyemera. kuba bubaka igihugu nanjye nkajyamo nkubaka, ariko ntibingira umumambure wa FPR. ariko rero nta nubwo uzambwira ngo mpagurike tuyirwanye, kuko ubwo naba nkoze rya kosa nanze gukora. niba ntagiyemo ngo ndahire mba umumambure, wimbwira ngo nize nawe ngufashe ngo tuyirwanye. oya, niba akora ibintu ntemera nzabivuga, niba akora ibyo nemera nzabivuga. hari n'ubwo abantu bazakubwira ngo ariko ngo hari ibyo bakora ngo udakritika. ntabwo igihe wari umurimo wanjye. njyewe ntabwo ndi umwopoza, ntabwo nshinzwe gukritika leta, nshinzwe kujya mu murongo igihugu cyaba gikora ibintu byiza nkajyamo nkabikora. hari umuntu yakora ibintu ntemera nkabyirengagiza, kuko ntabwo isi igizwe n'abantu b'abamarayika. yego, ntabwo naba mbaye uwa mbere mvuze ko ari abantu benshi banyurwa n'uburyo mubwirizamo. hari n'ababyanga, ariko hari n'ababyanga. nabyo jya ubyongeraho. yego, nabyo nari ngiye kubyongeraho. ariko iyo urebye ngira ngo no mu badukurikiye wenda hari bamwe babizi kandi bemeranywa yuko hari umubare munini w'abantu bakunda uburyo mubwirizamo, ariko bakavuga bati uburyo Antoine yigishamo, iyo uganira na bamwe harimo uburyo anabivanga nanone n'ubuzima bwo mu buzima busanzwe na politike n'ibindi. nshobora kubabaza Reverend Pasteur, ubundi iyo urebye ubutumwa mutanga musanga hari akamaro wenda bugirira bamwe mu guhinduka, wenda cyane cyane ko ari nabyo biba bigamije? ahubwo wabungiriye neza ubajije ababwumva, ukaba atari ubu butumwa twanavuga hari abo bwahinduye. yego, nawe ubundi ubwo naba nivugiriza ingoma nkikomera amashyi. ngewe ngerageza gutanga ubutumwa bwiza, kuko nicyo Yesu yaduhaye gukora. niba hari abahinduka, icyakora nshobora kubyemeza ko hari abahinduka, ko hari ababimbwira. ngewe niyo yaba umwe, niba baba babiri, niba baba batatu, ariko nzi ko barenze n'abo ngabo, abandi basigaye. hanyuma kubavuga ko muvangamo hari itandukaniro ryanyu n'abandi bavuga butumwa. reka nkubwire impamvu. ubwo nicyo nashaka kugira. yewe nakijijwe nshaka meaning, nshaka ubuzima bufite ireme. yego, noneho nkagira ikibazo cy'ibintu by'uburokore buri hejuru budafata ku bibazo byanjye. maze gukizwa, yewe nakijwe nshaka ibisubizo by'ubuzima. yego, nshaka ibisubizo by'ibikomere nari mfite mu mutima, nuzuye agahinda. bari bamaze kundinganiza, nari umwarimu muri university banyohereza kwigisha muri Tronkome. ngiye mfite agahinda nkumva birambuza ubwisanzure mu buzima. ngiye nuzuye inzangano, nanga abahutu bankoreye ibyo ngibyo, bishe data bagize bate, kandi nkumva bitampa ubuzima. yego, noneho ntangira gushaka ibisubizo by'ubuzima bwanjye. noneho rero buriya impamvu ubona iteka ryose iyo nigisha, nshobora no kuvuga kuri ibyo by'abahutu n'abatutsi, nuko nzi ko nari narakomeretse kandi hari abandi bakomeretse nkanjye. yego, nari mfite inzangano, hari abandi bazifite nk'uko nari nzifite. nkavuga nti rero hari indwara narwaye kandi benshi murayirwaye, kandi hari aho naboneye umuti ni ahangaha. n'ibyo kubaka ingo nari nifitiye toroma, ntabwo nigeze ngira toroma y'urugo rubi kuko data yapfuye ndi muto. ariko nabonaga ingo mbi nkumva afite ubwoba bwo kuzubaka urugo rubi. ntangira gushakisha ibisubizo, noneho mbibonye nkarangira abandi aho naboneye ibisubizo kuri buri kintu cyose cy'ubuzima. yego, ushobora kumbaza ikibazo nkakubwira ngo dore umuti aho nawe ubonye, genda nawe unyweho. yego, uzasaze nk'uko nshaje. yego. ubwo abadukurikiye babyumvise. hanyuma Pastor, iyo murebye nk'umuntu n'ubundi wanabaye muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge,
ndetse ukunze no kubigarukaho mu bibwiriza bitandukanye ugenda ubwiriza abakirisitu, ubona abanyarwanda uyu munsi mu by'ukuri bageze ku kihe kigero cyo guhuza umutima mu Mana, ariko nanone bikajyana n'ukuri ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge muri bo. Bari kuri uzi buri umwe n'ubwiyunge nabwo ntabwo abantu barabwumva neza. Hari abantu bitiranya, uzarebe mu rwego rwa politike hari ibihugu byinshi byanyuze mu byo twanyuzemo. Afrique du Sud yagize apartheid, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na biriya bihugu bindi byo muri Amerika byagize ubucakara. Abanyamerika b'abayendie muri Canada bakorewe ubwicanyi cyangwa jenoside. Ugiye muri za Australia uzasanga Aboriginals n'abandi. Akenshi rero icyo abantu bakora iyo babonye habonetse amahoro, abantu bagaturana amahoro, baravuga ati ubu twabirangije, ikibazo cyakemutse. Ibyo babyita peaceful cohabitation, guturana amahoro. Ibyo mu Rwanda twabigezeho rwose hafi nka 99%. Impamvu ntashyiraho 100% nuko ukibona ibisigisigi byo kumva nk'ahantu bishe inka y'umuntu wacitse ku icumu, kumva ahandi bamubwiye amagambo mabi cyangwa nawe yababwiye amagambo mabi, kuko impande zombi birahaba. Ibyo ngibyo bimbwira ngo kubana amahoro twabigezeho, ariko kwiyunga iyo ni etape yindi igomba kuza, izanatwara n'igihe kirekire. Kuko iyo etape yo kwiyunga ibanzirizwa n'ibikomere, kubanza komora ibikomere by'abagiriwe nabi, ukomora no kwicira urubanza n'isoni z'abakoze nabi. Icyo rero gitwara igihe kirekire kugira ngo umuntu warokotse jenoside yakorewe Abatutsi azakira ibikomere, n'umwana we yahayeho akira ibikomere n'abandi. Noneho ufate na wa mwana wavutse mu muryango w'abakoze jenoside, umubyeyi we abanze yemere ko yakoze nabi, anabimubwira mu ati mwana wanjye biriya narakosheje koko, kosa narikoze. Nk'ibyo ntabwo turabigeraho. Wa mwana yemere yuko ibyaha byakozwe na se bitamuriho. Noneho bigeze naho natwe tumubwira ngo mwana we ibyaha byakozwe na so ntitubikubaraho. Urumva ni impinduka mu mitekerereze ikomeye, ariko itaragerwaho. Naho peaceful cohabitation ntabwo isaba byinshi, isaba kuba ufite abapolisi, ukagira abasirikare, ukagira abanyamategeko, ukagira na leta ibishaka. Ushobora gutegeka abaturage bakabana amahoro kandi bangana, batariyunze. Ngira ngo nacyo nari ngiye kujyaho. Urakurikira umunsi ku wundi, uganira n'abantu benshi, hari ikintu gihari, birashoboka ko nawe ujya ukibona. Leta hari ingufu yashyizemo kugira ngo yongere ubumwe n'ubwiyunge bitewe n'amateka yabaye ku gihugu hagati y'abantu, ndetse hari n'ibigaragara ko hari intambwe imaze guterwa nk'uko n'ubundi banabitubwiraga. Ariko hari igihari ugasanga nk'abantu, aho abantu bahurira mu nsengero cyangwa se hari abantu benshi, ntiyabigaragaza bavuga ati uriya ni umuhutu cyangwa umututsi, ariko ugasanga nibagera mu ngo zabo cyangwa se mu kabari, niba ari aho hafi mu nguni, turiya ni umuhutu ntabwo nakwicarana nawe, uriya ni umututsi. Icyo kintu cyo kubihisha hahandi, kuko azi ko wenda itegeko rishobora kumugonga, ariko yageraho atari mu ruhame akaba yabivuga cyangwa abwira mugenzi we, ukibona gute? Ariko kiriya ni normal, ni normal. Ntabwo reka mbikwereke. Yego, umuntu wakomeretse muri 59, urumva byo byamaze n'igihe 59 kugeza 63. Yego, akongera agakomereka muri 73. Ubwo ndafata urugero rwanjye cyangwa butungana. Yego, akongera agakomereka muri za 80, kuko burya twakorewe ibintu byinshi byica rubozo iyo mu mutwe. Yego, abantu benshi batanazi batanemera. Yego, ntabwo wakwemera ko bashoboraga kuza iwawe ufite umukobwa mwiza bakamutwara bakajya kumurarana kandi ntushobore kugira icyo uvuga. Ibyo ni ibintu twabayemo. Yego, ntabwo wakwemera yuko washoboraga kurangiza amashuri bakakwima buruse kandi warabaye uwa mbere. Ukiga muri primaire ugatsinda ariko ntiwemererwa. Ibyo rero ibikomere byasize, urumva. Noneho tukaza kugira jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ndetse burya n'intambara yakurikiyeho inyuma yaho habayemo utuntu twinshi. Noneho uhindukire ufate noneho n'abandi babikoze. Uyu muntu bamwigishije yuko u Rwanda ni urwanya mwinshi, Abatutsi n'abanyamahanga, ibiki byose. Noneho uze ugire gutyo uhindure, umubwire ngo bya bindi wakwigishije ni amafuti.
yabyigishijwe na se, yabyigishijwe na mwarimu, yabyigishijwe na universite, yabyigishijwe na radiyo. Imyaka 40 ya ndoctrinoma nta nubwo turi amaringana gutyo tuvuye muri jenoside. So kumva yuko bigihari giwe ntibintangaza, nta nubwo bizantangaza. Ndetse njyambwira abantu ngo iyi generation yacu, iki gisekuru cy'abantu twavutse muri za 50 na twabonye amajenoside yose, rega bira byose n'ibyabaye muri 63 burya ari jenoside, nuko ntaho by the way ijambo jenoside yatangiye gukoreshwa muri 61 no mu madiskuru amwe yakayibandura isangamo. No bikubwira ngo 73 kudufata bakatwirukana mu mashuri ndetse bamwe bakicwa na burya yari jenoside. 83 urebye definition ya jenoside nkuko yatanzwe muri 48 ibyakorewe mu Rwanda byose, haba muri 82 ibyo badukoreraga byo kumbuza amashuri, byo gufata umukobwa bakamusambanya kandi atari uko abishaka, ni jenoside. Yego. Kugeza ya 94 noneho yaje ari nko gusakara inzu. Urambwira ko abo bantu babikorewe n'ababikoze kandi bose baracyahari. Ubwo koko uretse kwigiza nkana maji twari dufite yo kugira gutyo ugafata umuntu ukavuga ngo aba bantu biyunze, muzategereze generation yacu banze ifi. Hakurikireho yanyu yanduye. Yego. Namwe mubanze mubyemere ko mugomba guhinduka, kuko bamwe ntimubishaka. Haza abuzukuru bacu ni mubyitwaramo neza, abuzukuru bacu nibo bazaba bazima, naho ubundi twebwe ibisenzegiri gusa. None tubyite ko turi burekereyo tukabyihorera. We no, ahubwo jewe iyo mbibabwira gutya birabwira ngo ahubwo mwagombye gushyiramo imbaraga zirenze nizo dushyiramo. Jewe mbona twaratangiye kuregeza kubera ko twageze muri peaceful cohabitation turirimba intsinzi, ariko ntabwo turarangiza umurimo. Yego. Ubu wowe umbwije ukuri, bagenzi bawe bavuka wenda mu miryango sinzi ne kugendera ku masura. Yego. Ubwo ntacyo ubona. Nta nicyo wumva, nta nubwo ubona ibyo mwandika muri social media bangana nawe. Mwirirwa muterana amagambo, mwitana amazina mutagomba kwitana. Yego. Ngiye murambwira n'abantu b'urubyiruko bangana nawe, nimuhindura imvugo. Wewe uzafata umwana utarigeze atema umuntu mwita interahamwe, umwisi interahamwe ngo iki? Vuga ko atekereza nabi ariko mwita interahamwe. Vuga ko atekereza nabi ariko nawe uri hanze utangira uvuye ngo ziriya ni inkotanyi ngo baratwanga bakwanze muranaziranye. Wakuriye mu Bufaransa, wakuriye muri Amerika, ngo umwana uri hano utazi n'ukusa. Ubona gusa ibintu mu postinga ngo mwanganira iki, mupfiki. Yego. Ko nta nicyo musangira. Yego. Urumva rero urugendo dufite ni rurerure. Ahubwo giye nibwira ko abantu bambwiye ngo mbabwire, nabwo mureke tubyumve neza, tubyumve kimwe. Uru rugendo ruzaba rurerure, ntabwo twagombye gucogora, ntabwo twagombye gutuza, nta nubwo twagombye kurekera. Yego. Reka menabijyanishe n'ubutumwa mwatanze muri 2019 ubwo wari uri n'ubundi muri iyi Rwandan Christian Convention yari iri kuba ku nshuro ya 5. Hari aho mwavuze ko twese tuvuka dufite minus cyane. Hariya n'ubundi biranajyana n'ibyo twavugaga wenda, ariko mwashakaga kuvuga iki? Minus? Yego. Muri domaine zose abanyarwanda bo minus zabo ni nyinshi. Yego. Abantu burya hari ikintu bibeshyaho. Ubona kana nkatwe tubatiza abana ukakozana kana ngo kanakaziranenge ngo mukambatirize ngo nakamarayika. Awe no akakana gafite minus, nakanyabyaha gatoya uretse ubuntu bw'Imana. Kazakura gasambana, iyo ni minus. Kazakura karakara, minus. Kazakura n'inzangano utanagateyemo, minus. Ibintu byinshi tuvukira muri minus. Ugenda ukuramo, urasambana ugakuramo, ngo umwe yarwaye sida, ngaho wateye inda, abantu wataye hanze nk'abyo tubona muri izo ni minus. Urakura ujye gusambana utanga amafaranga yari gutunga urugo rwawe mu mufuka hasigaremo icyo, ni minus. Nurangiza bakubwire ngo uri umuhutu uyu ni umututsi mwangane ntacyo mupfa, izo ni minus. Tugenda dukuramo aho kugira ngo twubake turasenya. Iyo minus rero yakizwa n'iki? Yakizwa n'iki? Yakizwa na plus y'umusaraba. Siko mbabwira se? Yego. Giye ku musaraba niho nakiri ibyaha byanjye, niho minus zanjye zaviriyemo,
n'abandi bazawuhagarara munsi bizatungana. Yego. Ni Rwanda Christian Coalition nibyo sinuza si ihuriro ry'abakristo se. Yego, ubwo nari nagaruyemo icyo kibazo kugira noneho tunagane ku musozo, ariko tunararikira abazayitabira kuri iyi nshuro. Ubutumwa birumvikana mwabuteguye ngira ngo murerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo, ariko noneho abazayitabira kuva ku munsi wo kuwa gatanu, wenda mu ncamake niba bishoboka, kugira ngo na wa wundi utari ufite gahunda ariko washoboraga kubona uko yazaza azitabire, ni iki mwababwira, ni ubuhe butumwa muhagurukanye mubashyiriye? Oya buriya mbuvuze none ahangaha ntawe mbuciye umutwe, ahubwo nababwira ngo bazaze nyine twaratetse. Yego, tuzarura tugeze South Bend. Yego. Ariko herwe intego ni muri ibyo ngibyo rwose biganisha aho ngaho, kubaka amahoro, mu urwanya uruhande mu bandi n'abantu bose mu mahoro, gukira ibikomere tukiyunga tukabana amahoro. So bundi iteka ryose iyo duhure muri ibyo biterane naho tuganisha. Yego, ikindi nanabonye nuko haza atari abari mu idini rimwe, haza bose. Mubasha kubigisha mute kandi ari abo mu madini atandukanye? Ariko burya ubundi amadini wenda iyo hanjemo nk'umuyisilamu ubwo dushobora kumubangamira, cyangwa iyo hajemo wenda nk'uwiraguriza agaterekero, uretse ko ntazi ukuntu babikora muri Amerika, singira ngo abazimu ntibagerayo. Agomba kuba barasigaye. Wenda uwo dushobora kumubangamira, ariko ubundi abakristo bose. Yego. Kuko ntabwo tujya kwigisha imihango y'idini, tujya kwigisha ubutumwa bwiza buganisha abanyarwanda ku byiza. Yego. Ibyo rero byo ntabwo bigira idini, ntabwo bigira imihango. Yego. Ubwo reka tubararikira bazabona uko bahagera kuzitabira, wenda n'abatazahagera na One Nation Radio tuzaba duhari kugira ngo wenda tubereke uko byagenze. Reka tubashimire cyane ku mwanya mwaduhaye, bitari binoroshye muri kwitegura urugendo. Mwakoze cyane kongera kuganira na One Nation Radio. Ikaze. Yego. Mwakoze namwe.